aha ngaha amabasahuri manura shira y'umuriro manura igeze imbere gake kiramo hano gatatu nukiriza urakira pe urakira nukiriza Yes, twongeye kubasuzamwe mukurikirana ibiganiro byacu bijye bitandukanye. Ni mubi nanone uyu mwanya nde ahantu mu misozi nubwo imvura imeze nabi ahantu kure nakita ngo bahita mu karere ka Burera ubu niho ndi. Ushaka kwibaza ati nagiye mu yihe nkuru cyangwa nazizengurutse ngiye gukora iki muri la misozi nkuko mubizi n'ubundi nyina nzengura amashakira inkuru zitandukanye. Kugeza amagingo ayangaya rero twari tuzanye umuntu kwa muganga. Mwese mwibaza se kwa muganga kuki barahari mu misozi kandi kwa muganga tuzi ko ari ahantu n'ubundi haba higaragaza. So hari umusore watwandikiye wo mu karere wa Musanze atubwira yuko afite mushiki we wasaze ari gushaka kumukorera ubuvugizi, ariko tuza kubiganiraho n'umuntu abona umuntu wamuvuzaho hanze muri Australia bita Mama Bebe, mbanze namushimire. Akaba twarabaje umusore atubwira ko ari umuntu wamutuvurira kuko ngo bigeze nijoro arasara kugezana n'ubu ngubu aho twamujyanye n'ubu ngubu nuko yaba yatuje, ariko kumugezeho byabaye ingora bahizi tumuzanye kuri moto. Kanere gutina ko ndabona imvura igiye kugwa, icyo nshaka nuko tumugezayo tukareba koko niba ibyo umusaza yadusezeranyije ko agomba gukira koko bagomba kumuvura agakira, namwe mubireba. Rero hano turi n'ubundi murabibona, cameraman bereke nahangaha tuje, nubwo dushyize kamera abantu bagahita badushungera, abantu baza ari benshi, ariko ikintu mugiye kudufasha cameraman nuko mugomba kudufasha wakuraho kamera wayagumaho tukamugeza hari imbere aho nakita ko ari kwa muganga. Nimushake muve kuri moto rero. Nese ariko wankuva kuri moto se? Byanze. Umva moto wowe dore ikintu kiri bubeho. Urumva? Nubundi mwigize imbere buretse. Nese nagwa mubwira ngo yumve. Bishobora. We mwigize imbere. Nese na we wabwiye muganga ko twahageze. Nane namuhamagara ariko mushaka mwamuhamagara. Mwigize imbere ko turacanga. Mugeze aho ngaho. None se ubwo turamugezeho gute? Nese muganga nta kintu yadufasha kugira ngo tumugezeyo hari imbere. Abana muveho. Muterura. Ujye umuterura n'ubundi. Iyo mujyanye kwa muganga uramuterura. Ubwo rero uramufasha muta. Ubwo niba urapare kudufasha kumuterura simbizi ikintu kiri bubeho. Kuko muganga yatubwiye ko tugomba kumugeza ku Gicumbi. Azo mbafashe tumuterure. Kamera mfasha hano. Nese nagwa muganga yumva. Fatonga. Nese ubundi ajya avuga. Ntabwo ikivuga. Moto. Uretse. Kuri moto tujyane. None se baratwemera muganga mubwiye ko twahageze, baratwemera se kwinjizamo kamera? Yakubwiye ngo mwinjizemo imbere? Mutero nyine umwinjize. Cameraman ngwino tugende. Mwiriwe. Muganga arimo? Arimo ariko none mwako muje na kamera.
none se ko tugomba koraho kamera mubwiye ko twahageze ko twe twamuvugishije muterure aravuze ngo twinjire amaye muri bandi twe turi abanyamakuru twe twabanje kuvugisha nitwe tuzanye n'uyu musore umurwayi bamwicazemo hariya ibindi uvugane natwe twakinjira nta kibazo ariko bya kamera byanyu ntabwo nshaka none se twafataho akanya gatoya yego ni karibu ariko kamera zayo ntabwo nshaka ntabwo turi bubyerekana aho ngaho byose twe niyo twaba twibereye hariya hari ikibazo twe turi kubisaba niba twaba twibereye hariya mwaba mwibereyemo hariya kubera ko icyo nshaka no gukurikirana umurwayi hari ku kibazo cyo nagikemura kikava mu mayira yego ariko umuntu mwari mwavuganyeho hanze adusaba yuko twamuzana yari yavuze ngo hazaba hariho kamera ubwo amafaranga yanjye ubwo yaba yabahaye mukaba mwaje muyitwaje musaza we uravugana na musaza kiramo hano gatatu karorohero kiramo hano gatatu nukiriza urakira pe urakira nukiriza karekore kiramo hano gatatu sanira abasewe terure abasewe rekani karaba mu maso nyuza mu mutwe arakira karabira no mwiyi urabibona mukobwa urabibona mwirebere namwe mwirebere rwose mwirebere pe ese mugabo warakize agiye ngo ubone musaza we yadufashe hano ku muriro adufasha rwose wadufasha pe wadufasha kohereza iyo nkuba umuriro wawe wigizemo hano aha ngaha amabasahuri manura shira y'umuriro manura igeze imbere gake
mwabibonye muga mwabibonye neza kuno bimeze batwikoze tugomba kubatwika bakajya hose kubibona rwose ariko wabibonye bakukira rwose hose hose agakira burundu yumva ejo nk'aya masaha n'ubundi ibisabo byakemutse byose kandi niho zagaruye tunatuno kutusiga ejo ariko nizere ko byakemutse nizere ko byakemutse nawe buriya yakize yakize rwose ugashaka yahaguruka ushaka yahaguruka ukanamuganiriza yakize rwose namuganiriza nta kibazo wamuganiriza rwose ubundi se ko atari ari kuvuga wamuganiriza rwose ahita akira ako kanya se ako kanya ntabwo yavuga nyine biriya bishitarira ikimurimo ako kanya bihita bikemuka buriya nibyo mutwitse hariya biriya ngo nibyo biri gushya mba nabitwitse byose ubundi mbese bo nibase ntabwo yashye kwibase itari gushya kandi ari parasitike ntabwo yashe nabitwitse byose bise bizima ubwo birarangiye buriya ameze neza ameze neza pe mushaka mwamuganiriza uri kumva umeze ute kumva ameze neza uri kumva umeze neza muga twaganiriramo hano se cyangwa ntitwasohoka hanze oya mwasohoka no hanze mukanagana agatemberamo akareba ko nta n'ikibazo ariko nabwo mwagira ibyo mumubaza mbere yuko akiri hano ubundi se yavugaga uri kumva umeze ute uri kumva ameze neza wari ubizi se ko wasaze wapi nta nari mbizi ntabwo wari ubizi ngo byagendaga bite wowe mwabaga muri kumwe byagera nijoro bagakubita amabuye ku mabati tukumva ibintu biri gusimbuka hejuru nyine ari we ubikoze akora ku mabati se si wamenya ariko ubwo kuba akize Imana ishimwe tuzanye umuntu arwaye ahangaha ariko batubwira ko yarozwe ariko uramuvuye ahita akira ngewe ngo nawe wabibonye ndabibonye biratangaje rwose none se uvura abantu basaze gusa oya ngewe mpera ruhande ibyinshi uhereye ku burozi bwo mu nda ibitegano ibihuherano imitongerano amadayimoni n'amahembe urumva mu ncamake byose ngenda nkubiramo hamwe none se abantu bose ni ngombwa yuko baza ahangaha cyangwa hari n'abo ufasha batageze n'ahangaha cyane cyane abantu badukurikirana ni ababa hanze y'igihugu kandi bahura n'ibibazo bitandukanye bo waba ubafasha nabafasha icyangombwa ibisabwa iyo bihari ndabafasha pe ndabafasha icyangombwa ntari uko aba ari hano aho yaba ari hose nubwo yaba ari no muri Kenya nari hehe Uganda Sudani ibihugu byose mbese bwo ndamufasha bitewe n'ibyo asabwa bijyanye na ya ndwara ye yego none se nk'abantu baba bibwe ugasanga ibintu byabo babinyaze ariko ugasanga ntabwo babonye uko bigaruka hari abaganga tujya tubona bamamaza bakavuga ngo bagaruza ibyibwe nawe muri ibyo ngibyo ujya ubikora ibyo turabigaruza rwose nta kibazo ku buryo wafasha n'abantu bazirikana imirima n'abo baba batariba urabitsirika ukabifungira ku buryo n'umuntu wese atakujya kuhagenda ngo n'abatandukanye bafasha gusubirana cyane rwose